Uyu munsi tugiye gutekana ibiryo biryoshye cyane cyangwa se umuceri uryoshye cyane, umuceri wa turmeric rice ariko turashiramo n'utuboga kugira ngo bibe bisa neza. Urumva nyine iyo utetse umuceri ugomba kugira ngo nawo urunge umuceri wawe uzusa neza. Reba ukuntu umuceri usa, wawurisha ibintu ibyo ari byo byose. Turakoresha umuceri, poivro, urunyanya, tungurusumu n'igitunguru, of course na turmeric spice. Then ikintu cya mbere ubanza gukora, ubanza ugakata igitunguru cyawe cyangwa se imboga zawe, turazikata mu buryo bw'udukibe dutoya. Udukibe dutoya kuko umuceri dushyiramo utuntu duto duto. Abanza ugakata igitunguru, ugakora icyo bita mise en place, nyine ugategura ibintu byawe byose ku buryo nujya guteka bitari buze kugora. Abantu mwebwe muteka mujye munyuzamo nyine apana gukatira ibintu mu isafuriya. Ubanza utegura utuntu uri buteke duke duke hose twose nyine utwegeranye, ibyo tubyita mise en place. Gutegura ibyo uri bukoresha ukagenda ubishyira ku ruhande ku buryo none nuza kubikenera ubikoresha mu buryo bworoshye. Niyo ndangije gukata itunguru nabwo nyita nkugezaho agapavuro. Pavuro ni impamvu nakoresheje y'umutuku, njya mbibabwira ntabwo pavuro y'icyatsi ari nziza cyane, kuko pavuro y'icyatsi mu muceri ihindura ibara imaze guhura n'amazi ashyushye. Nayo nayifasheho nyine, nayo ndayikata neza, nayo ukuntu nkata nk'abashefu gake gakeya utuntu tw'udukibe. Nawe utabishoboye gukata nk'abashefu, nyamuneka ntuzigore, uzajya wikatira bisanzwe ariko ukata udukibe, kuko udukibe mu muceri tugaragara neza, aba atari ibintu nyine bigoye. Urabona iyo uri kuriya tuba turi gukata utujuriyene, utu twita utujuriyene. Juriyene ntabwo wazikata kuriya nyine gushyire mu muceri, byaza kuba bigaragara nk'ibintu bidafite forme. Kandi iyo turi guteka burya nkuko mbibabwira, tuba dushaka icyambere ishusho y'ibiryo, ishusho y'ibiryo, umuhumuro wabyo, ubundi tukaza dushaka nyuma test. Burya akanwa kajya gutestinga nyuma y'ibindi bintu bya byose. N'inyanya nazo, urunyanya narwo turagerageza turukatemo utuntu tw'udukibe kugira ngo tuze kugira uko tubigira neza. Gusa byo ntabwo ari ngombwa cyane ko urunyanya n'ubundi ruraza gushya neza, nuko nawe unashatse wana rubrandinga. Ushatse wana rubrandinga kugira ngo nyine bize kukorohera, bize kukorohera urunyanya rutaza kugaragaramo cyane, cyangwa se ugakata udukibe ku buryo niyo twagaragaramo tuza kugaragara turi kuri forume imwe n'izindi mboga. Nk'izindi mboga rwose urabona ko biba biri kuri forume imwe kabisa. Kandi nanone ujye wibuka ko burya turmeric nayo iri mu birungo byiza cyane, ifasha ku bintu bijyanye n'indwara z'uruhu. Ubaye urya turmeric uko ubishoboye, turmeric spice, cyangwa se ukaba wanayikoresha mu buryo bw'imiti, cyangwa ukaba wakoga isabune ya turmeric, buriya uruhu rwawe uri kururinda cyane, kuko mwana afite ibintu by'ibiheri cyangwa se inkovu. Turmeric rwose ni ikirungo cyiza, cyangwa se ni spice nziza yagufasha iyo wayivanze n'ubuki n'amagi, ukaba wakora mask yabyo ku ruhu, yagufasha. Ku bantu batazi cyangwa se ku bantu batazi akamaro kabyo, ibyo biratuma nzabakorera ibiganiro nk'uko nsanzwe nkora ibiganiro ku biribwa bitandukanye, akamaro kabyo nkababwira akamaro ka turmeric. Turmeric ni ikirungo cyiza cyane. Ubundi iyo tubirangije byose ducopinga n'icyo twita garlic rero nayo aba ari nziza cyane mu biryo, ituma ibiryo byawe bibasha kuba byahumura cyangwa se ikanaryoshya. Iki cya kabiri garlic ifasha, garlic buriya nayo ituma mu igogora ryawe rigenda neza cyane. Mujye musura amavideo yanjye aba narasobanuye ukuntu ibiryo akamaro kabyo, burya nabyo birafasha kurya ibiryo uzi akamaro kabyo, bituma umenya n'ibiryo ukwiye kurya n'ikibazo ufite, bijyanye n'ikibazo ufite cyangwa se n'ibyo ushaka kwirinda. Byose bimaze gukata za mise en place nakubwiye, ushyira amavuta ku ipanu, ushyira amavuta ku ipanu, ubundi ukaba wabishyiraho cyangwa se ukaba wakurikiza uburyo ki ngiye kukwereka kugira ngo duteke umuceri wacu uryoshye neza. Uyu muceri ndakurahiye, uyu muceri ni mwiza. Umuceri ubaye uwutekeye nk'abantu bagusuye se, cyangwa se uri mu kirori, uyu muceri rwose wagufasha. Harimo n'abantu bateka no mu by'amakwe. Uyu muceri ni recipe nziza cyane, ukaba wawuteka nko mu bukwe, cyangwa se ni umuceri utagoye kandi uba usa neza cyane, uba wakerekana itandukaniro mu mitekere yawe. Then iyo umaze gukaranga imboga rero, urabona ko zifashe irangi cyangwa se zahuye n'umuriro. Urabona uyu muriro kutya byahuye, ushyiramo garlic, kandi gutya byahuye urabona ko washyizemo pavuro y'icyatsi ihita ihindura ibara, ugasanga nyine yirabuye.
iyo yirabuye rero bituma nyine idasa neza cyane mu muceri. Then iyo bimaze kugira ufata za nyanya ukazishyiramo nazo ugasimbiza, ugakomeza nyine usimbiza kandi ariko bigenda bishya. Ubwo iyo ubona nyine byahiye neza cyangwa se ubona biri kugira biburamo amazi, ushobora kongeramo utuzi dukeya ariko hano nahise mfata ikirungo cyanjye nyongeramo ya turmeric nyishyiramo. Ushobora no gushyiramo kari, ushobora no gushyiramo ikindi kirungo icyo ari cyose, gusa hano nakoresheje turmeric, ariko turmeric ntabwo wayivanga na kari, uyikora yonyine. Giye gushaka kubivanga kugira ngo bibe umuhondo cyane, gusa hano ukoresha turmeric yonyine. Turmeric aba ari ikirungo cyiza. Harimo abantu mbona bateka imiceri ugasanga bashyizemo amafu dukara kugira ngo bihinduke imihondo. Turmeric ni ikirungo cyiza kidafite taste mbi rwose kandi kiryoshya umuceri wawe. Urabona noneho iyo wabikoreye nk'agasosi gutya. Kandi indi tip hano, ushaka washyiramo n'agasosi tomate gakeya cyane kugira ngo za nyanya ni taste ya turmeric iri hejuru wenda ibe yagabanuka, cyangwa se ibintu bibe balanced. Ushobora gushyiramo agasosi tomate ariko utanagafite agaconcentrate tomate, wabyihorera rwose ukabikora gutya, nabwo uyu muceri uba umeze neza cyane. Aho ndi kuvuga ku bantu wenda baba bari buryo wonyine nta mboga bafite bari buteke, then wabikora gutyo. Ubundi of course tukongeramo n'umunyu kuko tuba tugiye guteka umuceri, tukongeramo n'umunyu ariko byamaze gushya. None ikintu gisigaye ubu ngubu ndakeka ari ugushyiramo umuceri. Ubu ku kintu gisigaye gutya biba bimaze gutogota, tuba twabishyizeho tugamusa nk'ukora isosi. Iyi sosi ushobora no kuyikora gusa ukayireka igatogota, mara gutegota ku bantu batarya inyama ukawayirisha nk'umuceri. Ushaka kwitekera agasosi koroheje ukayirisha n'umuceri. Then urabona ko nahise mpindurira mu yindi safuriya kubera ko ibyo byagera bimaze gushya imboga zanjye. Then ndamindura mu yindi safuriya ndi buze gutekeramo wa muceri wanjye, kubera ko umuceri ntabwo wawutekera ku ipanu. Of course ntabwo umuceri wawutekera ku ipanu, undi ushyira mu isafuriya nini naho ugapfundikiraho gake, cyangwa se ukaba uretseho gake bikabanza nabyo bigatogota. Byamara gutogotaho gake cyangwa ugahita ushyiramo n'umuceri nabyo bigatogotana, ariko ibyiza urabireka bikanza bigatogotaho gakeya. Ubundi wa muceri wawe nk'uko nakubwiye, uhora umuceri ugiye kuwuteka biba byiza ubanje ukawutumbika igihe nyine, ukawutumbika nk'isaha se cyangwa iminota 30 mbere yo kuwuteka nyine uri gutegura guteka. Ukawushyira mu mazi yawe ashyushye, ukawuronga, wamara kuwuronga ugashyira mu mazi ashyushye, ukawutumbitsemo ukawihorera, ubundi ugategura ibindi. Igihe cyo kujya guteka cyagera, then ukaba wawushyiramo ukawuteka. Icyo gihe ikintu bifasha niki, bifasha ko umuceri wawe uri bushye wihuse kandi ukaza gushya ushyizemo amazi make. Ushyira amazi make mu muceri, ikintu cya mbere bifasha ko umuceri wawe uri bushye ubarika, utari buze kuba inombe. Iyo ushyizemo amazi menshi nabwo hari igihe umuceri wawe uba inombe. Hano rero ikindi ukoresha n'amazi ashyushye kugira ngo ariyo bwakamana nakubwira ko kugira umuceri wawe byihutishe gushya kandi ushye neza. Amazi ashyushye nayo ni ingenzi cyane mu kuba wayashyira mu muceri. Iyi tipu ntuzayibagirwe rwose. Abantu mugitekesha amazi akonje, muhindukire aho ngaho siyo hanyu, mujye mutekesha amazi ashyushye ku muceri, niyo meza. Abantu mugitekesha amazi akonje rwose ntabwo ari meza cyane ku muceri, byawongerera ibyago byo kuba washirira, kuba washya insigane, kuba washya utinze. Bibitinza nyine, byagutinza no mu gikoni. Akumaro ku bantu bayafite, ku bantu batayafite nyine wajya uyakoresha, ariko niba byiza mu gihe uri gutegura ibindi wajya uba yashyize ku ziko nyine kugira ngo bize kukwihutishiriza kandi uze guteka gisirimu, uze guteka ibintu bisa neza, bimeze neza fresh. Nyuma y'iyi video ndaza kubashyiraho video y'ukuntu wateka fried rice imeze neza. Nzababwira n'akamaro ka turmeric rice byuzuye muri video yabyo. Mujye wowe kora subscribe, niba utarakora subscribe, like yawe nayo aba ari ingenzi buriya cyane, bituma video yanjye igera ku bandi. Kandi ntukibagirwe kunsangiza igitekerezo, ese uyu muceri wabonye usa gute, cyangwa se urifuza ko nazakwereka ukuntu wateka uyu muceri cyangwa undi muceri wifuza mu yindi video y'ubutaha. Video ushaka nzagukorera yose nazayigukorera. Ujye wifata rero muri comment section, mba ngutegereje. Buri comment yose mba ndi ready kuba nayisubiza, kandi bigushobokeye wajya usharinga n'iyi video kuri status zawe, abandi bantu tukabasangiza ubu bumenyi. Hari abantu babukeneye. None soje no guteka,
tuba tugeze ku cyiciro cyo kwarura. Kwarura ntabwo ari ngombwa kwarura ngo warure ibiraba bisanzwe, burya iyo watetse neza ugomba no kwarura neza. Ugomba kwarura neza ugashaka akantu gafite forme nziza kari bubumbe umuceri wawe, ukaba wawarura umuceri wegeranye kugira ngo n'imboga zize kubona ukuntu zijyaho, none n'umuntu waruriye aze kubona bisa neza. Uri gushyira rero umuceri mu gasahani kuriya kugira tuze gushyira ku isahani neza, biba byiza iyo ubaye nk'utsindagira kugira nuza kuvana agasahani, icyo bigufasha nuza kuvana agasahani uze gutuma nyine umuceri wawe uze gusigara wegeranye, uze gusigara wegeranye. Urumva ko birafasha cyane iyo utsindagiye. Then urana ko ufata ufite n'imboga z'isosi, ushobora gufata ugashyiraho nazo, ifite inyama ukazishyira ku ruhande. Ibiryo byawe biba bisa neza iyo ubishyize ku meza. Baravuga ati uyu muntu kabisa, bavuga ati uyu muntu ni umushefu pe, yarize. Urumva uyu muceri tuyise turmeric rice. Uyu muceri ni mwiza, uraryoshye, genda utegurire abantu bawe cyangwa se nawe witegurire witemo, ubundi ubutaha tuzahurire muri video z'ubutaha nkwereka ukuntu wateka fried rice. Fried rice ni umuceri mwiza kandi uryoshye, umuceri ushobora kukorohera cyane cyane abasiribateri badakunda ibintu byo guteka cyane. Reba umuceri rero ukuntu usa, seed rice. Uyu muceri ndawugutuye, wari uryoshye, wari umeze neza cyane. Ndabashimiye rero mwe twageranye hano kuri iyi video, muri abantu b'ingenzi cyane kandi abantu b'agaciro. Ndabakunda cyane, duhure mu zindi video z'ubutaha. Thank you so much.